Ndabashuje nanone inshuti bavandimwe duhuriye kuri uru rubuga rwa Ado Vibes. Ku bantu bashya, ni njyewe Aphrodis, ni njyewe nongeye kubaha karibu kuri uyu murongo, kandi nizeye yuko tugiye kugirana ibihe byiza muri uyu mwanya tugiye kuganira. Uru rubuga rero Ado Vibes, nkuko twabivuze, ni urubuga rugamije guhuriraho cyangwa guhuza abantu mu buryo bw'ibiganiro kandi bifite umumaro mu buzima bwacu umunsi ku wundi. Ikiganiro cy'uyu munsi rero nifuje ko twagikoraho tuvuga ku by'uyu mwaka mushya dutangiye umwaka mushya, umwaka w'ibihumbi 2025. Nifuje yuko nakora ikiganiro cyifuriza abantu umwaka mushya muhire, umwaka mushya mwiza w'ibihumbi 2025. Turacyari mu kwezi kwa mbere, amatariki abanza, ni ibihe abantu tuvuye mu minsi mikuru ya Noheli, iminsi mikuru ndetse twita n'ubunani. Ahangaha mboneho kwibuka abantu rimwe na rimwe bajya bitiranya Noheli na Bonane. Ikibanza ni ikihe? Ndibuka ko icyo kibazo twigeze kukibazwa rimwe n'umwarimu, tubaza ni ari Noheli na Bonane, ko tubivuga mu Kinyarwanda, ari Noheli na Bonane cyangwa ubunani, ni uwuhe munsi mukuru ubanziriza undi muri yo ngiyo ibiri? Abanyeshuri benshi bamwe ndibuka ko basubije yuko habaza Noheli, ndetse ndibuka ko nanjye ikibazo nigeze kukibaza ndi igihe nari nkiri umwarimu umurezi, ndakibabaza ni Noheli na Bonane ni uwuhe munsi mukuru ubanza? Ngira ngo haba hari abanyeshuri bamwe nigishije, niba muhari muzadusubize, muzabinyibutsa, ariko muzavuge muti turabyibuka. Ariko ndibuka yuko abanyeshuri bamwe bagiye basubiza ngo habanza Noheli. Ariko se mu by'ukuri iminsi mikuru Noheli n'ubunani ko ari iminsi iba mu gihe cy'umwaka cyangwa se iminsi ngaruka mwaka, ni iki kibanza? Ntabwo nyisubije. Muri comment ndashaka igisubizo cyanyu, uko ubyumva cyangwa se uko uzabibaza, ariko nzi yuko bamwe bazagikora abandi bakakica. Okay, turi mu kwezi kwa mbere, ukwezi gutangira uwo mwaka, ukwezi buri umwe wese aba afitemo imigabo n'imigambi, avuga ati intego yanjye muri uyu mwaka nuko kugeza mu kwezi kwa 12 nzaba ngeze kuri ibi, nzaba mfite ibi. Ahari intego yawe ishobora kuba ari umushinga watangiye mu gihe cy'imyaka yabanjirije ushize, cyangwa se ikaba ari imishinga mishya. Ariko nk'urubuga rwa Ado Vibes cyangwa se nkanjye ku giti cyanjye Aphrodis, mfashe umwanya wo kugira ngo mbanze nifatanye na buri umwe wese ufite intego nziza, intego nzima zo kwiyubaka, ateza imbere ubuzima bwe ku giti cye ndetse n'ubuzima bwabe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Abantu benshi rero bajya bumva yuko ahari ubuzima bushobora kuba bushingiye ku muntu ku giti cye, ariko nagira ngo muri uku kwifurizanya umwaka mushya muhire, nagira ngo twibukiranye yuko iyo urimo gupanga, iyo urimo gutekereza, ntabwo nibwira yuko ari byiza kwigarukirizaho gusa. Impamvu mbivuga nuko nzi yuko hari amagambo najyaga numva, sinzi nayita, ntabwo ari insigamigani nari ngiye ku, ariko uvuga ni insigamigani, wenda muzanyibutsa, ntabwo ndibuka uko babyita mu Kinyarwanda, ariko bivuga ngo umutekano wawe uhera ku muturanyi. Bivuga ngo kugira ngo wowe uryame usinzire, kugira ngo umererwe neza, wumve utuje, ni byiza ko ubuze amakuru y'umuturanyi wawe. Umuturanyi wawe ataryamye ngo asinzire, ntabwo ari byiza ko uryama ngo usinzire. Ibi ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko ni byiza yuko
tubana tuziranye, duturana tuziranye, kugira ngo ndetse bitumye nibuka irindi jambo ngo umuturanyi wawe, ni imigani y'ikinyarwanda cyangwa insigamigani, ntabwo bimwe na bimwe mbyibuka cyangwa se wenda mbizi neza, ariko ahangaha niho kuganira bituruka. Uzagenda abyumva neza akabisobanukirwa azagenda adufasha adusangiza. ngo umuturanyi ngo nahisha inzu, ibintu birimo gutyo ngo n'akarago, ntabwo mbyibuka, ariko iyo umuturanyi ngo ahishije inzu ngo uzinga akarago, ibintu nk'ibyo ntabwo mbyibuka. Ariko icyo bishaka kuvuga ni iki? Ni uko ibyishimo by'umuturanyi wawe nibyo byishimo byawe, ibyago by'umuturanyi wawe nibyo bikwiye kuba ibyago byawe. Ni muri bwa buryo bwiza bwo kugira ngo umuryango ubeho utekanye kandi ufatikanije, ushyigikira nye. Iyo dutekereje umuryango nk'umugabo cyangwa se nk'ababyeyi, ahanini dutekereza abana bacu, dutekereza uko amashuri y'abana bacu agiye kugenda, za minerivare, imyambaro, ibikoresho by'ishuri, uko tuzabategura kugira ngo bajye ku mashuri bameze neza. Ariko ndibuka neza yuko ntabwo biba bimeze neza mu miryango yose. Hari igihe umuryango umwe uba uri gutekereza gupangira abana cyangwa se umwana, ariko umuturanyi ari kurira ndetse nta byiringiro, nta epfo nta ruguru. Ntabwo rimwe na rimwe, ntabwo nshatse kuvuga yuko wowe uko wakishoborera ufite ubushobozi nanone nyambuka, navuga nyambuka burenga iwawe, ushobora kuba ufite ibihagije abana bawe ariko udafite ibihagije abaturanyi. Ariko icyo nshaka kuvuga ni ugutekereza ukavuga uti ariko se harya mwene runaka bimeze bite? Se mwene runaka hari icyo namumarira? Se mu makayi mfite ese hari nimwe nasagura? Se ibintu nk'ibyo, ibintu bituma utekereza ukavuga uti no. Abana, ndibuka ko mu muco nyarwanda cyangwa se mu nyigisho uko twagiye turerwa twigishwa, ndibuka ko hari interuro ivuga yuko umwana atari uw'umubyeyi we, cyangwa se umwana ni uw'umuryango. Mu yandi magambo, umwana ni uwa sosiyete, ni uwa sosiyete. Mu myaka mikeya dufite twagiye tubona ibintu bimwe byagiye bihinduka, twagiye tubona ibintu bimwe bigenda bita agaciro, ariko mpamya yuko byose bigendana n'uko ubuzima turimo umunsi ku wundi tubaho bugenda buhinduka, butewe n'ibibazo, butewe n'amikoro, bitewe ndetse n'imyumvire y'abantu. Ikindi bugaturuka ku mateka y'ibigenda bitubaho, ibyago, ibyiza, ibyo byose. Aha rero ndashaka kwibutsa cyane mu muryango abaturanyi. Iyo tuvuze umuryango, abaturanyi cyane cyane, ese muturanye mute? Ese musurana mute? Ese muganira mute? Ese mu migabo n'imigambi ufite byo wumva byakuranga cyangwa byagenga ingengabihe yawe muri uyu mwaka dutangiye, tukiri mu ntangiriro w'ibihumbi 2025, mu ntego ufite haba harimo iyo kubana n'umuturanyi wawe mumeranye neza? Ndavuga ururimi rwumvikana, ndavuga ikinyarwanda, kandi ibyo mvuga ni ibintu biranga bene wacu cyangwa se dusangiye, duhuriyeho. Ariko mu ntego nyamukuru numva nifuza nuko muri ibi biganiro tuzagenda kwibukiranya akamaro k'umuryango, akamaro ko kubana, akamaro ko guhana mwaramutse, akamaro ko gusuhuzanya. Mu ndamuka nyarwanda turavuga ngo mwaramutse, cyangwa se mwirirwe, cyangwa se mwiriwe, cyangwa se mugire amahoro. Waba wibuka ko amahoro yawe wifuza ari nayo mugenzi wawe akwiye kugira? Waba utekereza yuko ibyishimo, guhaha ukaronka,
wifuriza urugo rwawe ari nabyo umuturanyi wawe akwiye kugira. Mu ndamukanyo rero no kwifurizanya umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2025, ndashimangira kuri iki ngiki ngo dutekereze twongere twisubiremo. Ese ubuzima bwite, ubuzima bwiza buzira umuze, ubuzima bumpaye amahoro, ubuzima nzabamo nisanzuye kuva yuko nguwe neza, bugarukiye hehe cyangwa bukwiye kugera hehe? Ariko numvaga dukwiye kwibukiranya yuko ari byiza yuko nanone usura mu baturanyi bawe, tukagarura amahoro, tukagarura ubumwe, kwa kwifurizanya indamukanyo y'Abanyarwanda, indamukanyo yo kwifurizanya amahoro ikava mu mutima ikajya mu bikorwa, tukirengagiza ibintu byinshi bishobora kudutandukanya, ahubwo tugaha agaciro bikeya bishobora kuduhuza. Ko byamera kose ubuzima turimo umunsi ku wundi bugenda butuzanira ibintu bitandukanye, ibibazo ndetse ibyago, amakuba, ariko ibibi n'ibyiza biba mu bantu. Bivuga ngo abantu cyangwa se umuntu dufite na za mbaraga muri twebwe zishobora guhindura ibyari biturimo, ibyari bibi tukabihindura ibyiza, kimwe nuko rimwe na rimwe iyo tucunze nabi ibyiza cyangwa se ibyakabaye byiza tubifata uko bitari, bikaba byatuzanira ibibi. Ariko mu rwego rwo kugira ngo dusane umuryango, dusane ya sosiyete, duhane amaboko, dukomezanye, nahangaha numva bihera. Intego yanjye cyangwa se umusanzu wanjye ni uwo kuganira namwe, ni uwo kuganiza abantu, abaturanyi, tukavuga ngo no, ese icyo dupfa kikwiye kuruta icyo dupfana? Ikindi navuga, abantu benshi twibwira yuko icyo duhuriyeho, icyo dupfana ari amaraso, ariko ntabwo ariko dukwiye kubitekereza. Ndahamanya yuko cyangwa se numva atari ko byakakwiye kugenda. Ahari nawe ufite uko ubitekereza, ariko muri rusange turebe, ese amahoro si cyo cyiza? Ese kwifurizanya ibyiza, guturana duhuje, si byo byiza? None niki gituma abantu dushobora gushyira imbere ibidutandukanye? Niki gishobora gutuma abantu duha agaciro ibyo twapfuye? Niye mpamvu se ikwiye gutuma tutemera guta ibyari biduha nk'icyubahiro, cyangwa bituma ko impamvu zacu bwite arizo zijya imbere, ahubwo tugacirana bugufi, tukiga gusabana imbabazi kugira ngo turebe umuryango mwiza, umuryango dushobora kuraga abana bacu, umuryango dushobora kuvuga ngo umwana wanjye agiye gusura umuturanyi ni amahoro, umwana wanjye ntabwo nzishisha igihe nzumva yuko yagiye mu rugo rw'umuturanyi, umwana wanjye ntabwo nzumva nishisha ninumva yuko yahuye n'umuturanyi. Ibyo bintu ndetse ntabwo ari mu bana, ahubwo no mu bantu bakuru, kuko ndabizi yuko iyo abana cyangwa se mpere ku bantu bakuru, iyo abantu bakuru batumvikana, ibyo ngibyo biragenda bikagera ku bana. Niho usanga ababyeyi bamwe na bamwe bicaje abana akamubwira ati ntukajye kwa runaka, ntugakine n'abana bo kwa runaka. Abana ni inzirakarengane, abana ahanini ntago baba babizi, ariko umwana iyo umubwiye ngo ntujye kwa runaka, ntugakene n'umwana wa runaka, umwana agira ikibazo, ashobora guhita kikubaza cyangwa se ntagire ubwo burenganzira, ntagire ubwo bushobozi, ariko aragikorana muri we, akazajya yibaza, ariko mama yambwiye ibi ngibi, mama yarambwiye ngo sinkajye kwa runaka, sinkarye kwa runaka, buriya ni ukubera iki? Rimwe na rimwe umwana ntari uhite abona igisubizo, ariko wowe mubyeyi wabwiye wa mwana cya kibazo cyangwa cya kintu wamushyizemo y'amagambo, umwana byanga bikunda ubwenge bwe cyangwa ubwonko bwe hari irindi hurizo uba umushyizemo, hari undi mutwaro uba umukoreye, kandi uwo mutwaro ntago ari mwiza. Ababyeyi mushobora kugira ibyo mupfa, ariko niba mutinze kubikemura ntabwo ari byiza kugira ngo mubikuze mubishyire mu bana.
Ikindi niyo mpamvu numvaga ari byiza yuko ababyeyi cyangwa se imiryango dukwiye gukemura ibibazo hagati yacu mbere yuko bikura bikaba byafata no kubo dushinzwe kurera duha uburere duha abana bacu. Ntabwo bukwiye kuba ubwo mu rugo gusa, ahubwo dukwiye kurera abana bacu tubatoza kuba ingirakamaro mu muryango w'ejo, tubatoza kubana neza, tubatoza kuba intangarugero mu bo duturanye, mu bo bazabyirukana, kuko bazahurira ku mashuri ejo, bazahurira ku ishuri, ntabwo uzaba uhari. Ariko inyigisho, uburere wahereye umwana mu rugo nibwo ajyana ku ishuri. Ndahera ku mashuri aya abanza, aho abana bava mu ngo bagahurira. Mushobora kuba mutabanye neza n'umuturanyi wawe, abana nabo bakabigenderamo bakabikuriramo, ariko wibuke yuko amashuri, ikigo cy'amashuri, abana bashobora kuzahurirayo aho ababyeyi mwebwe mutari. Ukwiye rero kwibaza, ese uyu mwana wanjye kwejo natangira kwiga azajya kwiga kuri iki kigo, uwa runaka n'abariho agomba kuzajya kwiga, aho nibahura bizagenda bite? Bazakina agapira, bazakina karere, bazakina ubute, bazakina na mbata, bazakina na udukino twinshi dutandukanye. Muratuzi kundusha. Wagatekereje icyo kintu ukavuga uti uyu mwana wanjye nahura na runaka dufitanye ibibazo bazatahana iki? Mu ishuri gukina, ndavuga habamo rimwe na rimwe gukomeretsanya, habamo na rimwe gushwana, habamo rimwe na rimwe utuntu n'utundi dushobora gutuma babana bagirana amakimbirane. Ngaho rero babana baratashye, bya bindi mwababwiye, niba warabwiye umwana wawe ko runaka cyangwa se umuturanyi wawe mufitanye ibibazo, umwana agahura n'umuturanyi ku ishuri, bakagirana ibibazo byabo ku ishuri, nyamara bidakomeye, byaturutse wenda gukina, bibamo gukomeretsanya bitagenderewe, bishobora kuvamo ndetse kutumvikana bitewe n'uburyo ubu n'ubu, ariko bidafite aho bihuriye na za mpamvu zo mu miryango. Umwana rero nataha, abana nibataha, umwana akabwira umubyeyi ati uzi ibyambayeho papa? Twakiniye bamvunnye. Wavunwe nande mwana wanjye? Dore rero runaka wo kwa runaka niwe wamvunnye. Narabivuze n'ubundi ntibanshakira, buriya yaramutumye mwana wa, sinakubwiye ngo ntugakine n'uriya mwana wo kwa runaka, ubundi mukina na mute? None se mubyeyi, ku ishuri birakwiye ko abana bajya gukina bakarema udutsiko? Reka ngarukire aho ngaho mpiniraho. Ibyo bintu tuzagenda tubiganiraho, cyangwa se dukwiye kugenda tubiganiraho, ariko muri wa muryango, muri kwa kubaka umuryango, ndagira ngo muri uku kwa mbere mu ntego dufite, mu byo duharanira kugira ngo tuzagereho muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, duhere mu kwiyubaka, twubaka umuryango, duhere mu gutoza abana bacu uburere bwiza. Uvuga uti mu mpera z'uyu mwaka, uyu munsi muri kwezi kwa mbere, ntago bikwiye ko tugera mu kwa kabiri ngifitanye ikibazo n'uyu muturanyi. Ufate umwanya, hamwe na hamwe biragoye ariko birashoboka. Tugifite umwuka, tukiganira, birashoboka gushwana, bikanashoboka kwiyunga. Birashoboka ko wowe ubwawe wakihuza n'uwo mufitanye ikibazo, ariko niba ari n'ibintu bikomeye ufite nanone uwo mucyumvikana. Nanone bakavuga ngo hari imigani twagiye twigishwa, yes, yimba ari imigani cyangwa se amagambo amwe namwe meza, ariko ku rundi ruhande tukaba twayitondera kugira ngo turebe niba hatari icyo ashobora gukomeretsa cyangwa kwangiza mu buzima bwa sosiyete dufite. Baravuga ngo inshuti y'inshuti yawe ikubera inshuti, inshuti y'umwanzi wawe ikakubera umwanzi, hanyuma umwanzi w'umwanzi wawe ngakakubera inshuti. Ariko ngewe ayo magambo cyangwa se iyo migani nyasubiyemo, navuga ngo no, hato na hato dukwiye kubanza kureba tukitonda. Ese mu by'ukuri umwanzi, reka mpere ku nshuti, inshuti
iyo umwanzi wawe ntishobora kukubera umuhuza, ntishobora kuba impamvu yo kugira ngo namwe mube inshuti, ahubwo ikubere cyangwa se ibabere icyambu cyo kuba inshuti. Niba mwari inshuti ebyiri hakaba harimo umwanzi umwe, kuki utakoresha ya nshuti kugira ngo noneho mube inshuti eshatu, muve ku nshuti ebyiri ahubwo mube inshuti eshatu, ababera icyambu, ababera umuhuza. Aha mbivugiye yuko muri kwa kubaka umuryango, muri bya bibazo dushobora kugirana, birashoboka yuko wowe bigoye kugira ngo wihuze n'uwo mwari mufitanye ibibazo runaka, ariko ushobora kuba ufite inshuti ishobora no kuba inshuti ya wa wundi mufitanye ikibazo. Yibwire uti mfitanye ikibazo, nyamara mfitanye ikibazo na runaka, ariko numva ashaka yuko gikemura, ariko numva ntafite imbaraga zintwara kube mubwira, none wamfasha iki? Wamfasha iki? Ahangaha ni rwa ruhererekane ruhereye ku mutimanama w'umuntu ku giti cye, no kwiyunguramo za mbaraga n'umusanzu w'umuntu ku giti cye, kugira ngo twongere twubaka umuryango ushikamye kandi ufite icyizere cy'ejo. Kubaka rero ni uko banza kureba gukura ahanini, ndetse kubaka bishobora kugira ngo wubake neza birakwiye yuko ubanza, kuko byanga bikunda umuntu ajya kubaka ahantu hari hasanzwe hahari. Kubaka rero ahantu hari hasanzwe hahari bisaba kuhatunganya, aribyo bita gusiza. Cyo nshaka kuvuga aha ni iki? Birakwiye yuko mu buryo twifuza kubakamo wa muryango wacu uhamye, hari ibyo tugomba kubanza gusiza, hari ibyo tubanza gutunganya. Bivuga ngo mu mutima nama w'umuntu ukwiye kubanza gutekereza, ukavuga uti no, hari ibyo nkwiye kubanza gutunganya, hari ibyo nkwiye kubanza kwiyambura, hari ibyo nkwiye kubanza nkemera yuko bishobora kuba nk'amakosa yanjye. Burya no kudaca bugufi rimwe na rimwe n'amakosa. Hari n'igihe umuntu ushobora kuba impamvu yo gutinda cyangwa se kudashoboka kwa mugenzi wawe kukwegera ngo agusabe imbabazi, bityo habeho gukemurana cya kibazo mwari mufitanye cyangwa ya makimbirane. Ariko ndifuza yuko umuryango wacu, abaturanyi bacu, ababyeyi bacu, aho muri muratwumva, birakwiye yuko mwongera gusuzuma mukareba, ese duturanye dute, ese runaka ubundi uranamusuza, ese ubundi wo muturanye uramuzi? Birababaje kuba abantu baba baturanye bataziranye, birababaje kuba abantu baba badasuhuzanya, ndetse kuko mu buzima birashoboka yuko uyu munsi waryama birakatsindwa, ariko mu buzima bibaho ibyiza n'ibibi nk'uko nabivuze biraba. Ariko wagira ikibazo ukaba uwarenga ukajya gutabaza uwakure, nyamara utaye umuturanyi wawe ku mpamvu runaka, ku mpamvu z'uko mutumvikana, ku mpamvu z'uko wumva utamwizeyeho ubutabazi, ndetse uvuga uti no, uriya hari ibyo dupfa, nta nubwo agomba kuza mu byanjye, ntabwo agomba kuza kumenya ibibazo byanjye, ukirukanka ukagera, nyamara ibyo ushobora guhutaza cyangwa se kurangarana byagatabawe n'umuturanyi wa hafi. Ibyo bintu tubikomeze. Bantu tuvuga ururimi rumwe, bantu twumvikana, ibyo bintu tubikomeze. Ndumva igisubizo ari hoya. None bizakemurwa na bande? Bizakemurwa na bande? Ni bande bazagarura umubano? Ni bande bazagarura wa mutima mwiza wa kivandimwe, wa mutima mwiza wifurizanya amahoro? Ni bande bazagarura ubumwe? Ni bande bazagarura ubwumvikane? Ni bande bazagarura bwa bwiyunge bw'abaturanyi, bwa wa muryango, bwa ya sosiyete? Ni wowe ninjye, ni wowe ninjye. Duhereye kuri uyu mwanya, mpereye kuri iki kiganiro, navuze ngo
ndabifuriza umwaka mwiza, umwaka mushya muhire, umwaka w'ibihumbi 2025, umwaka buri wese iyo ari mu kwizihiza, ndavuga umwaka mushya, buri wese areba inshuti ye akayandikira message abari menshi acicikana, happy new year, umwaka mushya muhire, uzawurye ntuzakurye, uzawugiremo ishya n'ihirwe, muzahahe muronke, muzawugiriremo amahoro. Ariko amahoro wifuriza wa wundi, wa mahoro nawe ukwiye kwifuriza. Tubanze turebe, ese nta muntu waba utifuriza amahoro? None se ntacyo twakora ngo wa muntu utifuriza amahoro icyo mupfa kiveho? Ushobora kuba utamwifuriza amahoro ariko we aye kwifuriza, ushobora kuba utamwifuriza amahoro ndetse n'abatayakwifuriza. Ariko tubanze turebe inyungu irimo ni iyihe. Ese turunguka? Oya, ntago byungura. Inyungu iri muko wowe uyu mwaka warangira wariyunze n'uwo mwari mufite icyo mupfa, abana banyu bagendererana, imiryango ihura igasuhuzanya, imiryango igasurana, imiryango igahana amaboko, imiryango igashyigikirana, igatumirana. Ndibuka aho twagiye tuvukira, twajyaga tubona, ndibuka niba hari ikintu nakundaga no kumva abana ba runaka bavuga nkahita numva barimo barakina, kuko buryo muturanye muturanye mu byaro, muziranye ahari ikibuga cyo gukiniraho, cyangwa se ndetse rimwe na rimwe muziranye ko kwa runaka hari ahantu ho gukinira. Rimwe na rimwe mukamuza aho mwubatse inkiramende, mukamuze ahari urugo rufite ibiti byo gusimbuka, ukabuhazu. Abana rero burya bagira amarere, uvuga uti hari igihe ababyeyi bapfa ibintu cyangwa se ariko umwana atabyitayeho, anabizi yuko ababyeyi bafite ibyo bapfa, ariko uvuga uti no, njye nzajya mbacika njye gukina kwa runaka, njyewe nzajya mbacika njye guhura tujye kwicunga kuri rwa rwicungo. Ibyo ni ubuzima abana dukuriramo, ni ubuzima bwahariya ku cyaro. Ariko rimwe na rimwe ugasanga abana ntago bisanzuye, atari uko hari ibyo bangije wenda mu nshingano bafite mu ngo iwabo, kuvoma amazi, gutashya inkwi, sinzimba wenda gutashya inkwi biki, ariko birahari byanga bikunda. Bishobora kuba wenda bitari no gutashya inkwi, ariko bifite n'ikindi, kuzana amazi, gutunganya mu rugo, gukora amasuku. Ibyo byose umwana akaba yabikoze yabirangije, ariko burya umwana aba afite no kwifuza ko yahura na bagenzi. Ariko umubyeyi akicara amucunga, umwana nawe akicara amucunga. Umwana n'umubyeyi bacungana, ibyo bintu bimeze bite? Umwana acunga umubyeyi avuga ati najye hirya ndatirimuka. Umubyeyi navuga ati ndamucunga kuko buriya ndabuzi akaguru ke ndamuzi, buriya nta ahanga adahari. Ntabwo bikwiye babyeyi, baturanye, nshuti, imiryango, turongera kwibukiranya yuko kubana muhuje, guturana, mutumirana ari byo byiza, bifite umumaro, nibyo bifite message, nibyo bifite ubutumwa bwiza ku muryango uhamye w'ejo hazaza. Navuze rero ngo muri uku kuganira, ngewe ku giti cyanjye numva ari umusanzu, numva ari ibintu mfite byo, ndetse ntavuga uyu munsi gusa, ahubwo bizagenda bigaruka mu biganiro tuzajya dukora, naba natumiye, naba nicaye ahangaha nkavuga, ariko ubutumwa bwanjye nzi ko bushobora kugera kure. Twongere twubaka umuryango, dusana ubugenderanire, dusana gusuhuzanya, dusana guhana mwaramutse, dusana gusabana imbabazi no gucirana bugufi, tubwirana ngo umbabarire. Ibi ngibi byarabaye, ariko reka twe kubikomeza, reka twongere tugarure urukundo, twongere tugarure umubano. Umbabarire aho nagukoshereje. Kandi nawe usabwa imbabazi birakwiye kugira ngo ugire wa mwanya cya kibanza mu mutima, uhora witeguye yuko igihe
icyo ari cyo cyose mugenzi wawe mufite ibyo mupfa ashobora kuza kugusaba imbabazi. Ibyo bizatuma byoroha kuzitanga, ibyo bizatuma byoroha kuzimuha, ndetse bibe nko korosora uwabyukaga, bibe nko korosora uwabyukaga. Nshuti bavandimwe rero, uyu mwanya nari mbifurije umwaka mushya muhire, ndetse turi mu gihe cya Noheli. Kubizera kuri ya myizerere hari abantu bizihiza Noheli, turacyari muri cya gihe kikiri hafi. Indirimbo za Noheli nziza ziracyacurangwa hirya no hino, bivuga ngo ku bafite ibyo bizerera bifite aho bihuriye na Noheli, ariyo tuvuga kwizihiza kuvuka kwa kana Yezu, cyangwa se umucunguzi w'abizera nk'abakristo. Turi muri cya gihe kikiri kibisi cyo kwibuka, ari naho navuga ngo imyizerere izagira uruhare mu kubaka umuryango. Niba twibuka ko uku kuvuka k'uwo mwana Yesu ari kwari ukuzana amahoro, kwari ukuzana ubumwe, kwari ugutsindishiza, kwari ukubiba urukundo, kwari ukwigisha urukundo, kwari ukwibutsa abantu yuko bakwiye kurenga ibyo bapfa, ahubwo hakabaho isanamitima, ari byo twita agakiza. Agakiza ariko agakiza ibyo nabyo twabiganiraho. Agakiza ni iki? Agakiza biva kuri iyo nshinga gukiza iki? Harimo gutabara, wagera kure, kurinda ibyago byari bigiye guhitana umuntu, ni bya bindi byose, guhana icyizere, guhana ibyiringiro by'ubuzima bufite intego ejo hazaza. So nari mbivuze ngo turacyari muri ya minsi mikuru Noheli ndetse n'ubunani cyangwa se bonane, cyangwa umwaka mushya muhire. Ibyo byose ni ibintu nzi yuko uhereye ku cyaro, uhereye mu miryango twizihiza. Birakwiye rero ngo iyi minsi mikuru tuyisangire twifurizanya amahoro, tubwirana amahoro, tubwirana shalom nk'uko nkunze kubivuga mu ndamukanyo yanjye ivuga ngo indamukanyo y'amahoro. Amahoro abe kuri wowe, amahoro abe ku bana, abe ku baturanyi, amahoro abe ku murenge utuyemo, amahoro abe ku kagari, amahoro abe mu ntara utuyemo, amahoro abe ku gihugu utuyemo, abe ku bayobozi, abe ku bungirije, abe ku bayoborwa, amahoro abe mu nzego izo arizo zose, abe mu nzego z'ubuyobozi, inzego z'umutekano, amahoro abe muri ba baturage kugera kuri rubanda rugufi. Uryame usinzire wiziguye uvuga uti amahoro ava kuri nge arazamuka akagera hejuru. Uw'hejuru navuga ati amahoro ava kuri nge aramanuka akagera kuwo hasi. Niyo sosiyete, niwo muryango, nicyo gihugu twifuza, niyo si twifuza guturamo. Nibwo burere dushaka guha abana bacu, uhereye none ukageza ku bisekuruza ingoma ibihumbi. Murakoze, ndabashimiye, mbifuriza ibihe byiza, mbifuriza kugumya kunyereka urukundo, mbifuriza kugumya kunyereka imbaraga na support, mukora subscribe, mukora like, ndetse musharinga ibiganiro, kandi amakomenti yanyu abe menshi kugira ngo tubashe kugera ibyo dukosora, ibyo twubaka, ibyo twiga. Rwose narababwiye ngo ndi hano nk'umwarimu kandi nk'umunyeshuri. Nzumvira ibitekerezo byanyu, nzumvira inama zanyu, kandi hamwe tuzagira ikintu kizima gishya kivamo, bityo tuzagire ibyirato mu gihe runaka kiza imbere. Murakoze, mugire ishya n'ihirwe, mugire amahoro y'Imana, mugire ubumwe, mugire amajyambere n'iterambere rihamye aho muri hose. Imana ibahe umugisha.